Imeze bite si weekend yawe nizere ko wayiteguye fresh sana ubwo tayari turi kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru harahari ntabwo biri bworohe anyway mu kanya gato ni the evening rush hano kuri 91 n'igice kimwe ariko noneho weekend yo ntabwo izarangira gutyo urabizi ko ku cyumweru twongera tugahura kandi duhurira hano kuri TV1 angaho ni mu kiganiro cyitwa The Classic Memories kuva ku isaha ya saa 6 kugeza ku isaha ya saa 8 angaho ubwo ni ku cyumweru kuva ku isaha ya saa 6 kugeza ku isaha ya saa 8. The Classic Memories ndabizi ko utazi ibyayo ariko niba nabizi fine. Gusa The Classic Memories ni za ndirimbo zitwibutsa ibihe bya zamani sana. Nacyagiye na mbere yanjye sinakubwiye mfite imyaka 50. So ku myaka yanjye 50 ibaze none ko ndimo kuvuga ibya cyera na mbere yaho ngaho ngo ni mu myaka 70 80 mbere iyo ngiyo ingoma zo kuva muri za 60 50 ahangaho zose ziba zihari. Ariko no muri The Classic Memories ikibazo nta nubwo ari izo ndirimbo ahubwo ikintu dukora niki ni ukwibukiranya ibyo bihe muri za 60 habaga iki muri za 70 habaga iki za 80 za 90 muri za 2 habaga iki muri ibyo bihe. Ubwo ngubwo rero ni ukuzenguruka ubuzima bwose byumwihariko imirire imyambarire imiturire byose ibintu nk'ibyo ngibyo. That's what we do undi tukibukiranya kamwe nyuma ya kandi. Izo ndirimbo ziba zimeze nka soundtrack gusa y'ibintu byagiye bibaho muri ibyo bihe cyane ko nta kintu kigeze kibaho ngo habe hatariho umuziki. Ndavuga wenda reka dufate muri iyo imyaka ya mbere yaho ngaho angaho nta kintu nabivugaho ariko noneho muri iyo myaka byose byagiye biba habagaho n'ibindi bintu byagiye bivugwa. Ushobora kuvuga ngo muri za 80 hari intambara zagiye ziba urugero nko Iraq Kuwait ibintu nk'ibyo ngibyo Iraq na Iran ibintu nk'ibyo ngibyo. Wajya muri za 86 ugasangayo abantu nk'aba Diego Maradona mbere yaho ngaho ugasanga abantu nk'aba Ronald Reagan. Ni story zagiye zibaho muri za 90 nta kintu kijya kibura cyagiye kibanga hagati yo muri za 90 kugeza muri 99. Hari story nyinshi zirimo ngo harimo urupfu rwa Tupac harimo mbese ni ibintu byinshi twagaruka no mu Rwanda nyine ubwo ngubwo nabwo haburamo mu bintu byabaye muri iyo myaka nka jenoside yakorewe abatutsi ngo ari muri 94. Mbere yaho ngaho gato nabwo habayeho ibindi bintu ngo muri za 90 story nk'izo ngizo ba Nelson Mandela bava muri gereza muri za 97 aho ngaho 98 Bill Clinton hamwe na wa mukobwa Monica Lewinsky. Mbese n'utuntu nk'utwo twagiye tuba muri za 98 n'undi habaye indi mondial yabaye mu cyangwa se yatwawe n'Ubufaransa. Story nk'izo ngizo nizo tugenda turebera hamwe imwe nyuma y'indi and that is in The Classic Memories. Je nitwa DJ Adams ngize kwikubwira ko tuzagenda dutera story imwe nyuma y'indi ariko noneho ushatse gukora follow cyangwa se like subscribe hose aho ngaho kuri YouTube cyane ko nayikubwiye ko vuba shobora kugukorera podcast irimo izo stories zose zijyanye na music. Iyo tugiye kuvuga music abantu benshi bavuga music hano mu Rwanda ariko bakayihera muri 2002 2005 2000 kangahe ushaka twahera iyo ngiyo muri za 70 habagaho yihe music kugeza ubu ngo 2026 harimo iyihe music byagiye bisimburana gute utuntu ngutwo twose. So why not be part of it? Adams on Air 250 angaho ni kuri Instagram kuri TikTok kuri Twitter kuri Facebook hose wherever find me right over there. Hagati angaho kamuro no kukwifuriza ibihe byiza aho wabuherereye hari hose amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali hanze y'u Rwanda wherever you are at. Have a very good time, actually a very happy new year 2026. Nabwo biterwa n'ahantu uri cause ntabwo ari ibihugu byose byizihiza 2026 hari n'ibindi biri inyuma iyo ngiyo bitaranageza no mu 2 days. Fata nka Korea yo baracyari mu mwaka w'umwaka w'115. Hari n'iyindi noneho nka Israel yo iri mu mwaka w'500 ngahe. Yes niko bimeze. Wajya muri Ethiopia no bari mu myaka yabo ni gutyo babibara. Wajya mu Barabu nabo bari mu myaka yindi itandukanye. So kuri wowe ahantu uri bitewe n'umwaka urimo niba wowe bizihiza 2026 happy 2026.